iwacu mu rwuri turatengamaye, turatengamaye intama turatengamaye. Iwacu mu rwuri turatengamaye, imbere y'umwungeri uturagiye, ibiganza by'iziziwe bizamuye imvamutima z'ibyiza twaragijwe, iyi nganzo irangurura iryo shimwe. Iryo ni ishimwe iwacu dushimira Imana itega intama amatwi ikaziha umushumba. Iryo ni iry'ikamba, inkuna, amavuta n'impeta, intebe y'icyubahiro n'ububasha biva hera, iwacu mu rwuri rwiza tugahora dutengamaye. Akira iryo shimwe mushumba wahatubanjirije, aha mu rwuri ryakire mushumba duherekeje, ahifuzwa mu zabukuru hagera intwari nkawe. Akira icyo kivi mushumba uje mu zabigusabye, iwacu mu rwuri gubwa neza dutengamare. Ihera amaso ibyiza mushumba uhirwa, ibinyamuneza by'ubuzima bwifuzwa, iyumvira uko bikomeje kudusendera, intero n'inyikirizo biza bishimangira ibyiza twahamagariwe gusigasira. Iwawe intama turatengamaye, iwacu mu rwuri turishimanye, iwabo w'abizera turakataje, Imana n'abacu turi kumwe, imihigo myiza turayikomeje. Iyo twarazwe tutaracumura, itwomaho na nyuma y'ibiza, ibyo byaha byari kuturimbura, Imana ikiza uduha umushumba mwiza, iteka aradukiza atuyobora heza. Aheza twicaye tuvuga ibyo byiza, aha ducumbitse turamya inziza, ahari abamarayika bakora ibyiza, abahanyuze baharaniye ubudatuza, abahadukorera mu ngata birabanezeza. Irebere rwose mushumba mwiza, ibyo bibondo n'urubyiruko baseka, itegereza abo bategarugori beza, izo ntambwe z'abagabo bashima, ingo nziza zinezeza Imana ikora. Iyo ni imirimo y'amaboko atiganda, iwabo wabo bazima buzuzanya, imirimo ikarumbuka tugasarura, imiryango igatekana mu itorero rishima Imana mu gihugu cyiza cyuje iyo migisha. Iyo wadusabiye turayigushimira, imigisha itagiye imbere kaduhama, iteka turakayibuka tuyisigasira, ituma mu rwuri dutengamara, iwacu ntiteze guhungabana. Amagambo meza dusetsa, amasomo anoza dukosora, amaboko akora twubaka, amateka avuga ubutumwa, dusigira impamvu zishima. Intabwa wataruye twatakaye, intambwe intore nziza yadutoje, iyo wateze amatwi yarakuturagije, iwacu kwa Kristo umwami twibutse iriba ry'umunezero twagomororewe. Iryadudubije mu itongo ryuje amarira, iryasuye abaraye amajoro badasinzira, iryamaze inyota banyuze muri izo nzira, iryaharuriye abarigana imihanda mizima, iryo rirakaramba iteka tuzarisiga rizima. Iri vomero urwuri rugatoha duhuza intambwe z'abarazwe kurwuhirira, iritanga ubu buzima ntama w'Imana isi yabonye ubutayu bwera imyaka, imisozi n'ibibaya bivuga inkuru nziza. Rimwe imfubyi zagannye ziganya, ryarinda abapfakazi bisunze barira, rurema abakene baraza arabagoboka, rya joro ry'amarira rikisi irangurura rya shimwe ry'iyo neza n'ijuru ryibuka. Iryo ni ryo ryiza duteruye mushumba mwiza, iryo riba wasigasiye n'intore nzimukunda, izigukundira uko wazirindaga amapfa, inzara n'icyake iwacu rwose n'ikirazira ibyonnyi mu rwuri nta birura mu ntama. Inkoni wagabe yo kuturinda hose, ijambo ryo kuduhumuriza hose, iryo wasutse ku rwuri rutoshye, iri twuzuye tuzarisakaza hose, isi rifite izarisazana iryoshye. Iriguteje y'abakuru gitoshye, iyo ntambwe abato turayisabye, iyo migisha ukidusabira irakwiye, ibyiza n'ijuru ryiza turabigusabiye, Imana izakwitura ibyo wayikoreye. Mushumba mwiza ukwiye impeta, mu ntore ugabiwe y'ubwo bubasha, muri urwo rwuri ikaze uraze wisanga, mu ntama iyo mihigo dukomeje kuyesa, mu ngoro nziza y'Imana turacyayishimira. Mu kwizera umucunguzi udahemuka, mu kwemera kw'intumwa zizerwa, mu mbaraga z'umwuka wera ukora, mu materaniro ahembura abizera, mu rwiza urisanga mu bana b'Imana. Mu misozi no mu bibaya turayihimbaza, mu mitima no mu miryango turasabana, mu matorero shingiro turamya iyo Mana, mu mahema yahera hayo abayo twibera, mu bice by'isi yose tuzamuye ibendera. Iyi ntambwe idatereye mu busabusa, ije kuzuza izindashyikirwa yongera imvura n'umucyo bikwiye mu myaka, intama mu rwuri amahoro mu mitima, ijwi wahawe nirigira riti tujyanemo mu bwiza.
Imana yashoboje ibyiza beza bakubanjirije, ibyo twagezeho twishimiye yabituremeye, iracyadushoboza nta kiriho cyayinaniye. Isengesho n'ibi biganza byacu hamwe izadushoboza byinshi, turayiringiye. Iriba ry'ibyiringiro rirakadusendera, imishinga iwacu irakomeze gutoha, iy'amasomero n'amavuriro tugana iragoboka abawe iwawe batugana, iratuzamure nk'ikuzo ry'idukunda. Imivugo n'imbyino mu rwuri turakabihorana, indirimbo n'umunezero iwacu birakadusaga, impano y'ubuzima bwiza iraduhoza heza, ibiganza by'intore biragabura ibyo byiza, ijambo ry'Imana mu rukundo riraganza. Amahoro Imana itanga arenze byose abantu twibwira, ajya turinda hose, azadukiza anadukomeze muri byose, azatwuzuzeho imigisha dusaba yose, azatwuzuze n'Imana none n'iteka ryose. Iwacu mu rwuri turatengamaye, turatengamaye, intama turatengamaye. Ugereranyije n'ibyo twateganyaga gukora muri iyi myaka 5 ishize, twabigezeho ndetse ku kigero gishimishije ndetse turanabirenze. Aho mu ishami ry'ivugabutumwa dufite abakristo barenga 20,000 mu maparuwasi 46 mu bucidikoni 8. Twakiriye abakristo 5,951, twakomeje abakristo 3,800, twashyingiye imiryango 1,046. Twinjije urubyiruko 850 muri Youth Union, twinjije urubyiruko 700 muri Boys and Girls Brigade, twinjije abanyamuryango 235 muri Mothers Union, twinjije abanyamuryango 31 mu bagabo bubatse ingo za Gikristo Fathers Union, ndetse hagenda habaho n'ibikorwa bitandukanye by'umwiherero w'abubatse ingo za Gikristo. Twarobanuye abapasitori 21, abadiyakoni 17, twicaza mu ntebe abacidikoni 3 n'abakanoni 6, kandi twigishije tunatuma ababwiriza 36. Twahuguye abarimu 114 bigisha abana muri Sunday School. Twafashije abapasitori 36 kwiga babona seritifika, ababonye diplome ya A0 ni 19, abari gusoza mu cyiciro cya Masters ni 5, kandi bari gukora imirimo itandukanye batoza abandi. Twubatse insengero 18 zijyanye n'igihe, ndetse muri izo nsengero nyinshi tugenda dushyiramo ibikoresho bifata amajwi, dushyiramo intebe ndetse n'ibatirizo kuri Katedrali Kristo Umwami. Twubatse amacumbi y'abapasitori 7 ajyanye n'igihe, abafasha gukora umurimo neza. Mu ishami ry'imibereho myiza twubatse amashuri mashya, ngo ni ibigo by'amashuri 6, ndetse bifite n'ibyangombwa bisabwa, aho buri mwaka ibigo 23 by'amashuri byakira abana barenga 14,500 bari kwesa imihigo ku rwego rushimishije, aho ndetse bari kwegukana imidare n'ibihembo ku nzego zitandukanye. Twaguye ibigo by'amashuri bisanzwe, aho twubatse ibyumba 96 by'amashuri, ndetse tugenda twubaka ibikoni, amacumbi n'ubwiherero aho byari bigiye bikenewe, ndetse mu rwego rwo korohereza abanyeshuri kugera ku ishuri, twaguze imodoka 5 zibafasha kugera ku ishuri no gutaha neza. Twubatse inyubako 3 na Hope Center ku kigo nderabuzima cya Shagasha, dutanga n'ibikoresho bitandukanye bibafasha mu buvuzi. Twubakiye imiryango 70 amazu, ndetse n'imiryango 300 ubwiherero. Twafashije imiryango 64 gukoresha ingufu z'umurasire w'izuba. Twafashije imiryango 1810 kuva mu igwingira ndetse n'imirire mibi. Twafashije amatsinda 850
ahuriyemo abanyamuryango 15,000 guhanga imishinga ibyara inyungu. Twahuguye abakobwa 288 babyariye iwabo, tunahereza ibikoresho 139 bibafasha mu myuga y'ubudozi ndetse no gutunganya imisatsi. Twahuguye abayobozi b'inzego z'ibanze za leta n'iz'itorero 200 mu bucidikoni 5 ku ruhare rw'inzego z'ibanze mu gukumira ihohoterwa n'inda ziterwa abangavu. Twahuguye ababyeyi 240 ku buzima bwiza bw'umwana n'umubyeyi mu gihe cy'imyaka 5, tunatangiza amarerero 5 ku nsengero. Twahuguye tunakurikirana ababyeyi batwite 5,400, tworoje imiryango 100 inka ndetse n'amatungo magufi imiryango 7,500. Twigishije abanyamuryango 2,300 yakoze n'iyakorewe jenoside yakorewe abatutsi, dufasha 551 kubana neza. Mu buhinzi twahuguye tunafasha intumwa mu babibyi b'ibyiringiro 152 mu buhinzi nk'umurimo ku Mana, tutangiza imirima n'ibidukikije mu buryo buhoraho duhereye mu mwaka w'2021. Twafashije kandi intumwa mu babibyi b'ibyiringiro guhugura abandi 1,408. Twahuguye tunafasha abafashamyumvire 210 bari guhugura abandi mu kubungabunga ibidukikije. Twateye ibiti birimo iby'amashyamba, ibivangwa n'imyaka n'iby'imbuto 142,500. Twishyuriye abantu 5,600 ubwisungane mu kwivuza ndetse dufasha imiryango 2,000 kubona amafunguro mu bihe bidasanzwe bya coronavirus. Twafashije abanyeshuri 2,500 tubishyura amafaranga y'ishuri n'ibikoresho. Twafashije urubyiruko guhurira mu guhanga imirimo mu matsinda 17 akora imirimo ibyara inyungu ndetse bakizigama bakanagurizanya. Twakoze ingando 32, ibiterane 3 n'amahugurwa 120 ku mibereho myiza n'iterambere ry'urubyiruko, dukora ibikorwa by'urukundo ndetse tunabungabunga ibidukikije. Twakoze ivugabutumwa rinyuze mu mikino n'imyidagaduro rizwi nka Sport for Evangelism mu buryo buhoraho, aho ryahuzaga abantu mu byiciro bitandukanye mu bucidikoni no ku maparuwasi. Twashyizeho website cyangwa se urubuga nkoranyambaga rwa diyoseze kandi rukora neza. Mu ishami ry'iterambere twaguye inyubako, aho kuri Peace Guest House hari resitora, inzu twakiranwa abantu, inzu y'inama, ndetse twashyizeho n'uburyo abantu babasha kugera ku kiyaga cya Kivu, abashaka koga bakoga n'abashaka kuhaganirira bikaborohera. Twubatse parikingi n'icumbi ry'abakozi kuri Gisakura Kenibara mu Guest House, ndetse twubaka n'uruzitiro aho kwakirira abantu ku icumbi rya Bweye Guest House. Twatangije ikigo cy'ubucuruzi cya Doruka Limited ndetse dushora imari mu iterambere rya Butambamo Milk Company Limited no muri Murangi Farm Irrigation System. Twaguze imirima 51 ifite agaciro ka $1,138,900 y'u Rwanda, ndetse n'inzu imwe ifite agaciro ka $35,500. Bubatse inzu z'abapasitori 7 zifite agaciro ka $161,000, twubaka n'insengero 18 zifite agaciro ka $400,000. Twasannye amazu atandukanye, twaguze ibinyabiziga, twagize uruhare rukomeye mu mirimo yose, cyane cyane gutegura amabwiriza atandukanye ajyanye n'imikorere n'imikoranire, kubaka inzego zikora, gushyiraho gahunda y'imiyoborere y'abakozi
no kwishyura ibisabwa ku gihe, gushyiraho abapasitori n'abakozi bose muri caisse sociale, gukora igenzura ry'ibikorwa n'umutungo buri mwaka, ibyo twita internal audit, kwagura ubufatanye n'imiryango itandukanye n'inzego, gutegura no kugira uruhare mu nama z'abafatanyabikorwa, gukora inama z'itorero mu gihe cyagenwe ndetse no mu bihe bidasanzwe. Urebye muri iki gihe cy'imyaka 5 ishize tuyobowe na Bishop Francis Karemera, twageze kuri byinshi byiza bishimishije kandi biri kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ibyo byose turabishimira Imana na Bishop Francis Karemera ndetse n'abo twabifatikanyijemo bose turabashimira. Murakoze. Yego, tubaye ikaze Musenyeri, twatangira tubasuhuza. Murakoze cyane, natwe turabashuhuje. Uyu munsi ngira ngo ni amateraniro yabaye, mu by'ukuri habaye ibikorwa byinshi, ariko reka twibande ku rugendo rwanyu nka Musenyeri Francis Karemera mu myaka 5 mu mazina aha. Navuga ko ari urugendo rwari ruteye gute? Twageze i Cyangugu mu kwezi kwa 9 ku mwaka w'2019, tariki 15 z'uko kwezi kwa 9 2019 nibwo twahawe inshingano zo kuyobora iyi diyoseze. Baradusengera mu iteraniro, nibwo twarobanuwe tugahabwa izo nshingano. Diyoseze ya Cyangugu, icyo twabasezeranya kandi dusezeranya Imana namwe mwese bari hano, nuko tuzakomereza ku mirimo myiza, tubungabunga ibikorwa byiza bagezeho, ndetse dukomeze kugira uruhare mu bikorwa bindi by'iterambere biteza imbere abagize diyoseze, ariko bifasha na diyoseze ya Cyangugu kwigira no kwishakamo ubushobozi bwo gukora umurimo w'Imana, guteza imbere ivugabutumwa no gutoza abakristo kuba bigishwa beza ba Kristo, barangwa n'imbuto Kristo adutezeho, baharanira gukura no kugera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Tumaze amezi 6 yo kwiga aho Imana yadutumye, nibwo icyorezo cya COVID-19 cyahise kinjiramo. Byari ibihe bigoye, twamaze imyaka 2 ya guma mu rugo, kinga guma mu rugo z'urujya n'uruza. Ubwo rero imyaka 2 yaratambutse, tubona gushyira imbaraga mu byihutirwa, dufatira ku byo twasanze kugira ngo tubisigasire bikomeze bikure, ariko dutega n'amatwi dusenga n'Imana kugira ngo ituyobore, tumenye ibyo ishaka ko dukora nabyo tubikore mu gihe cyari gisigaye cy'imyaka 3. Muri iyi myaka 3 rero turashimira Imana kuko yatugejeje kuri byinshi. Mbere na mbere twifuje yuko twarushaho gufatanya n'abapasitori n'abakristo gusobanukirwa icy'itorero ribereyeho. Ese inshingano Imana yahaye itorero ni iyihe? Ni ukugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bugere ku bantu bose batarabumenya, kandi tubashishikarize kubwakira no kubugenderamo. Icyo ni icyambere. Habayeho indi nshingano tuhagomba kumva kimwe, ko tugomba kurera abakristo bagakura mu byo bizera. Hanyuma ariko nk'abantu bayoborwa n'urukundo rw'Imana, twagombaga kwibaza ukuntu abakristo bo muri diyoseze ya Cyangugu bagaragariza urukundo mu baturanyi babanye nabo. Icyambere, niba abaturanyi hari abazahajwe n'ubukene, urukundo rw'Imana rwadufasha iki kugira ngo bari mu bukene bukabije bazamuke bave mu bukene bukabije, abana bave mu igwingira. Noneho muri uko kuyoboka Imana, urugomo, niba hari abantu barangwa n'urugomo bihane bave mu bikorwa by'urugomo, amahoro aganze aho abantu batuye, inzara ihacike, ubukene buhacike, abantu bashobore kwivuza, bashobora kwirihirira mituweli, isuku igere hose. Hari aho wagera ugasanga hari abantu batagira amatuwarete. Turashima ubuyobozi bw'itorero Anglikani badutekerereje bakaduha tuwarete, kuko mbere twari dufite
zari twarete zitameze neza, za zindi zifungishije imifuka, umuntu ku buryo bwo kujyamo ariko mama wabonaga ari ikibazo. Ariko ubu ngubu noneho turabashimira cyane ko baduhaye toilette zifite icyerekezo, umuntu asigaye yajyamo akayikoresha uko yumva yifuza. Ntabwo ari ibintu umuntu yahisha kuko birazwi, biri mu bitangazamakuru, biri hose, kugira ngo tubakangurire kumva yuko n'isuku no kwirinda indwara no kubona indyo ihagije kandi yuzuye n'iterambere ry'urugo, gushyira abana mu mashuri bakiga kandi bakagumamo, ntibave mu mashuri kubera impamvu zitandukanye batarangije bacikije amashuri. Ibyo byose muri iyi myaka 5 dufite, ese twakwiha intego, twakwiha viziyo, turayiha. Turavuga ngo turashaka muri iyi myaka 5 kurangira turi itorero rikomeye, ryarinda umuntu ajyamo akumva ariho ashaka kuguma, ryatorera abantu bifuza. Ariko tukavuga ngo turashaka no kuba itorero ryishakamo ibisubizo. Ikindi rero ni ukugira ngo itorero rya Kristo muri diyoseze ya Cyangugu rihindura aho rije. Muri iyi myaka 5 hubatswe insengero nshya, hubatswe ibigo bishya by'amashuri 6, ariko aho byari bisanzwe biri habayeho gukomeza kwagura. Bumvaga ku Nkombo ko bavuga ngo ishuri rya Nkombo muri iyi myaka 5 ubutaka bw'ishuri bwaragutse, hubakwa n'ibyumba 9. Mu bigo byari bisanzwe rero hagiye habaho kugabanya ubucucike, twongera ibyumba ku bigo by'amashuri. Dufite ibigo by'ubuvuzi, centre de santé 2 na poste de santé zishamikiyeho. Hari n'umushinga wo kubaka centre de santé ya 2 ya Shagasha. Dufatiraho byari bigeze, centre de santé iruzura ifungura amarembo, ubu yakira abantu. Niyo centre de santé ya mbere mu murenge wa Gihundwe. Centre de santé mo Cyangugu ikaba mu murenge wa Kamembe. Ubwo rero ibyo ni bimwe. Ikindi dufite ibi bigo by'amacumbi, Peace Guest House na Bishop Ken Baram Guest House ya Gisakura, n'ishami rya Peace Guest House riri Bweyeye. Izo nazo twakomeje kuzagura no kuvugurura kuko zabaga zimwe nk'iyi yubatswe kera cyane, twagomba kugira ibyo tuvugurura. Urabona restaurant yariyongereye, n'aha hanze haraboneka aho abashyitsi bashyikira kuri reception. Iyi ni inyubako nshya iri inyuma yacu ya reception, ifite salle yakira inama hejuru yayo. Urwo ni urugero rumwe hano, ariko na Gisakura hari byahindutse, na Bweyeye hari ibyiyongereyeho. Nabyo ni bimwe mu byo twashoboye kugeraho. Iyo spirit cyangwa se iyo vision mwari mufite, nirihe banga mwakoresha kugira ngo n'umukristo ayiyumvemo ku buryo muvuga muti uruhare rwe narwo rubagaragara? Icya mbere tutaragera ku bakristo, twabonaga yuko iyo vision ari nziza kandi tugomba kwigeraho, ariko tukumva ko iyo umuntu yihaye intego nk'iyo akenera n'ubuyobozi bushoboye bwatuma ibyo bintu bigerwaho. Twashyize imbaraga mu kwigisha abapasitori, abari basanzwe tugenda tubongera ubumenyi, tubohereza mu mashuri yo kubongera ubumenyi, ariko turekuruta n'abandi. Ubu uyu mwaka turimo wonyine twagize abapasitori basohotse muri kaminuza bafite impamyabushobozi ya A0 14. Abo ni abashya biyongera ku bari basanzwe, nabo bagiye bazamura bakagera kuri masters. Hari n'abandi ubu ngubu bari mu bigo biga. Ubwo buyobozi rero tugomba kubishyiraho imbaraga kugira ngo dushobore kugeza kuri viziyo twifuzaga. Ikindi rero ni uko aho twajyaga duterana, aho twagiye tugira amateraniro hose, twasobanuraga iyo viziyo. Twagerayo tukareba niba abantu bayibuka, kandi tugasobanura icyo bivuze n'uruhare rwa buri wese kugira ngo bashobore kuyigeraho. Uruhare rw'urubyiruko, uruhare rw'abagabo bubatse ingo, uruhare rw'abagore bubatse ingo, uruhare rw'ibigo by'amashuri. Nk'urugero, itorero rikomeye ni rya rindi rirera abana bagakura. Ubu hari ibintu byugarije abana babyiruka muri iki gihe. Hari ibiyobyabwenge, hari ubusinzi, hari inda zidateganyijwe, inda z'abangavu. Aho uzagera hose mu maparuwasi uzasanga hari umuryango witwa BGB, Boys and Girls Brigade. Ukabona bambaye gisirikare, bafite fanfare.
nk'iz'abasirikare bakiyereka, ibyo bintu bikurura abana bakabikunda. Ariko impamvu tubikora kugira ngo tubakurure n'iki, ni ukugira ngo nibatwegera tubigishe ko Imana ishobora kubarinda ibiyobyabwenge, Imana ishobora kubarinda inda z'abangavu n'inda zidateganijwe, Imana ishobora kubarinda ubusinzi, bakavamo abantu bakuze bazubaka ingo nziza, bazajya mu mirimo ya leta kuko bazaba barangije n'amashuri bakayikora ari abantu biringirwa. Ubu ikibazo leta zo ku isi zose zifite ni ukubona abakozi biringirwa bajya mu mirimo bakaza bagamije umusaruro ahubwo batagamije icyo bashaka gukuramo. Wagera ukabaza ati viziyo yacu murayibuka niyihe, ngo turayibuka, ngo ni ukuba itorero rikomeye. Kuba itorero rikomeye bivuze iki? Bakabisobanura. Inkingi ya kabiri ni iki? Ngo ni ukwishakamo ibisubizo. Bivuze iki? Ngo niba dushaka intebe, niba dushaka ikigega cy'amazi ntugitegereze tukishakemo. Ibyo rero byatumye ibihe bigenda bihinduka vuba, itorero rihinduka vuba kugera ku ntego twabaga twihaye. Hari ibyo mwavuze muti iyo bitarangiye abari umugambi w'Imana abandi bagakomerezaho. Ego. Kuri ya ntego ya vision, ibyo ya minsi mwari mwabaze, uyu munsi bigeze mugeze nko kuri kangahe ku ijana? Utubwiye byinshi mu byo mwakoze kugira ngo iyo vision igirwemo imbaraga n'abantu bose, ku ruhande rwanyu nka Musenyeri yari bigeze kuri kangahe ku ijana? Ari jyewe ari n'abakristo twemera yuko ibyo twateganyaga kugeraho twabirengeje ku rugero ruri hejuru cyane. Ntabwo nari nzi yuko abapasitori na paruwasi zabo bashobora kwicara muri katedrali ngo wumvise bakegeranya miliyoni 24 bakagura intebe bakazishyira mu rusengero, barangiza bakubaka ibatirizo rya miliyoni 4, barangiza bagakora sound proofing ya miliyoni 2.5. Urumva ubwo buryo ntabwo bwari bumenyerewe. Aho Imana ivuga ngo nta butegetsi butava ku Mana, ivuga ngo abategetsi b'igihugu ni abakozi b'Imana ishyiraho kugira ngo bahane abakora nabi, ariko bafashe n'abandi kubaho neza mu mibereho myiza. Ntacyo twakora tudafatanyije. Niyo tuguze ubutaka bwo kubakaho urusengero kugira ngo bwitwe ubw'itorero, inzego z'ibanze, umurenge, akarere bibigiramo uruhare, mitasiyo zigakorwa, uruhushya rwo kubaka ni rwo barutanga. Ariko noneho usibye n'ibyo, ubutumwa buhindura abantu, bugabanya urugomo, bukazana urukundo n'amahoro mu bantu, nabo nicyo baba baharanira kugira ngo imirenge, kugira ngo uturere abantu babane mu mahoro. Reka tubashimire cyane ku mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane. Iwacu mu rwuri turatengamaye, intama turatengamaye.